Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana yera kandi ikiranuka, Imana idukunda kandi itubereye maso. Ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndagushimiye kubw'aya masaha mukunzi mwiza, gushimiye ko wabanye natwe ukaba waturinze, twongeye kugera amasaha duhumeka umwuka w'abazima nta gikuba cyacitse. Imana icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza, wabanye natwe uraturinda, turindira mu mpande zitandukanye. Watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, ku bwa Satani ntabwo ari uko byakagombye kuba bimeze, ariko Uwiteka turagushimiye ko wahabaye. Imana ishimwe. Muririmbyi w'ikorasi ni waririmbye neza, aravuga ngo warahabaye Mana we, ngo warahabaye cyagiye, warahabaye bikomeye, warahabaye turwaye, warahabaye mu ntambara zitandukanye, watubereye intwari ku rugamba. Nushimwe nuhimbazwe mukunzi mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo udukunda. Haleluya! Uri inshuti nziza, uri umubyeyi mwiza, uri umwami w'abami. Mwami icyubahiro ni icyawe Kristo. Uyu mwanya mwiza rero nyakubahwa Imana turagushimiye kutwemere kongera kuboneka muri uyu mwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe. Imana ishimwe. Ntabwo byagakunze kubw'iyi si, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana turagushimiye kutwemere kongera kuboneka muri uyu mwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rirahumanura, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe rirarema. Imana ishimwe. Turagushimira Uwiteka Nyiringabo Imana, turi imbere y'ubwiza bwawe, tubanje kuguha ikaze na karibu muri uyu mwanya ku Cyizere TV, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho ngwino ubane natwe, duhamagaye Imana n'umwuka wera, duhamagaye ubutatu butagatifu mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twirukanye n'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye imitima iri butwumve mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana niziganze mu izina rya Yesu Kristo, kandi umwigisha uri bugiye kutwigisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami Yesu akibumbura akanwa, arangurure wivugire. We ntabwo azi icyo imitima iteraniye hano hantu ikwiriye, ariko Yesu kuko uri bamenya ntuzi ibidukwiriye. Haleluya! Reka vuga avugishijwe nawe, muteretse mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo reka rikora icyo waritumye mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bakire kubw'ijambo ryawe, abaruhijwe n'umubiri baruhuke mu izina rya Yesu. Abababaye nyakubahwa Imana banezerwe kubw'ijambo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngaho tugwaye ikaze na karibu, muze utangirane natwe kandi uze gusozana natwe. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mbaye ikaze abantu bose murimo kutwumva, abari hafi na kure, tubahaye ikaze kuri Cyizere TV. Tugiye kumva rero ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Mutuyimana Rachel. Twamusengeye, ni karibu kutubwira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe cyane. Turanezerewe kuri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kumva ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kugendana n'Imana. Haleluya. Amen. Kugendana n'Imana ni uburyo ushobora kugendana n'Imana ariko ukagendana nayo ufite imitekerereze nk'iy'Imana. Amen. Kugendana n'Imana ni uburyo ushobora kujyana nayo ariko ukagenda wumva mbese uri kumwe nayo, ubyiyumvamo atari byo gupapira. Ubundi abantu iyo ari babiri bagendana bagenda baganira, Imana ishimwe. Kandi ikindi baba bafite intego imwe. Haleluya. Amen. Ubundi mugomba kuba mufite intego imwe. Erega burya ubundi abantu bagendana bagenda baziranye. Rero no kugendana n'Imana bisaba yuko nayo izi umutima wawe, mukagenda muziranye. Haleluya. Imana ishimwe. Nta kintu cyiza rero kibaho burya nko kugendana n'Imana mukagenda muziranye. Haleluya. Ni iby'agaciro.
haleluya Kandi burya n'Imana nayo birayinezeza. haleluya, Imana ishimwe. ni ukuri. Kandi ikindi burya umuntu wagendanye n'Imana agira ubwenge. Imana imuha ubwenge kuko Imana ifite ubwenge buruta n'ubw'abantu. Umuntu wagendanye n'Imana rero afite ukundi kuntu agenda, agira uko avuga, agira ibyo akora byihariye, agira imyitwarire ye yihariye kubera ko yagendanye n'Imana. Twari turimo kuvuga kugendana n'Imana. Haleluya. Kugendana n'Imana ni iby'agaciro. Ni iby'agaciro. Kugendana n'Imana bigira umumaro. Yego. Haleluya. Amen. Cyane iyo ugendanye n'Imana, haleluya, hari aho uva, hari n'aho ugera. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo ugendana n'Imana ntushobora kuyoba, ntiwayoba inzira. Ushobora kuyoboza umuntu akakuyobya, ariko iyo ugendana n'Imana ntushobora kuyoba. Imana ishimwe. Icyo nicyo njya nkundira Imana. Haleluya. Imana niyo muyobozi mwiza. Imana ishimwe. Kuko iyo akuyoboye ntabwo ushobora gutana. Haleluya. Ariko Uwiteka mureke twikomeze kuri uyu mugabo. Niwe nasanze ari uyobora neza. Niwe ugendana nawe. Iyo ugendanye nawe ntuyoba, ntushobora gutana. Umwana w'umuntu yakuyobya, ariko Uwiteka ntajya tuyobya. Imana ishimwe. Mbifurije kugendana n'Imana. Haleluya. Mbifurije kugendana n'Imana uko uri kose. Nifuje ko wagendana n'Imana. Imana ntigireba ngo uri mugari, uri muremure, uri mugufi, uri inzobe, uri igikara. Iyo ugendanye n'Imana irakwemera. Haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo igireba ku gihagararo, ntabwo igireba ku butunzi, ntabwo igireba ku buranga, ntabwo igireba naho dukomoka. Icyo nicyo njya nyikundira. Haleluya. Haleluya. Mwifurije kugendana n'Imana mwene data. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Uzi ko buriya yagendanye n'Abisiraheli ngo bageze mu gikombe cyitwa Baka. Haleluya. Igihindura amasoko. Haleluya. Imana ishimwe. Irangije ngo aho hantu hahindura amasoko. Imana ishimwe. Imana yacu himbaza. Amen. Haleluya. Amen. Nyamara babonaga byari bikomeye, ariko kuko bagendanye n'Imana ntabwo bigeze bagira kwiheba, ahubwo aho hantu bahahinduye amasoko. Aho kugira ngo bacike intege, bagenda bagwiza imbaraga. Bagiye bagwiza imbaraga kubera kugendana n'Imana. Ereka burya kugendana n'Imana harimo ibanga. Harimo ibanga. Harimo ibanga rikomeye. Muririmbyi yaravuze ngo kugendana na Yesu, haleluya, ni ibanga rikomeye. Ni ibanga rikomeye. Imana ishimwe. Nta kintu kiza nko kugendana n'Imana bene. Haleluya. Nta kintu kiza kugendana nk'Imana. Imana nihimbazwe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kariho. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma uyu munsi turarisanga muri Zaburi, ni ibice 23 ku murongo wa 4. Zaburi ibice 23, dusome n'umurongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe. Amen. Ngo naho nanyura mu gicucu cy'urupfu, ntabwo nzatinya kuko ndi kumwe n'Imana. Turi kuvuga kugendana n'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Niyo wahura n'ibibazo umva bikagukomerera, naho wanyura mu bikomeye, naho wanyura mu bikakaye, ariko uri kumwe n'Imana, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ariko ibaze uyu mwanditsi ngo naho nagera mu gicucu cy'urupfu, ariko yari mu mwuka, uyu mwanditsi. Ni ukuri pe. Mama ya Mungu. Haleluya. Natinya kuko ndi kumwe nawe. Kubera ko ari kugendana n'Imana gusa. Icyo nicyo gituma adashobora kugira ubwoba. Niyo yahura n'amakuba akomeye gute, niyo yahura n'intambara, agahura n'ibigeragezo, imiryango yose ikamushiraho, abantu bose bakamuvaho, ariko kuko ari kumwe n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Uyu mugabo tumwikomezeho. Imana ishimwe. Gahunda no kumwikomezaho. Gahunda no kumwikomezaho. Kuko nta wamwikomeje ujya ukorwa n'isoni. Ni ukuri pe. Nubwo inshuti zakuvaho,
nubwo ariko wabonye umuntu ugira inshuti zikakuvaho ukagira amafaranga akagera agashira cyane, ariko Uwiteka akagumana nawe urarwara ukagera muri koma ukabura n'umuntu wagusura ariko ukagumana n'Uwiteka akabana nawe, ukagumana nawe ntajya tureka, ntajya dusiga, ntajya duhana. Imana ishimwe. Uyu mugabo ni umugabo ukomeye. Uzi ko atajya aharara ngo hararukwe, ntago ahararagira, nta na kamwe rwose, nta nacuyuka, ubundi ahora ari mushya, ahora ari mushya igihe cyose. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ahora ari mushya, warubizi cyane, ahora ari mushya igihe ahora ari cyose. mushya. Uzi ko njyewe nshobora kuguharara nyuma nkaguharurukwa cyane, ariko iyo wagendanye n'Imana ntashobora kuguharurukwa. Imana ishimwe. uzi ko dushobora kugendana mu rugendo warangiza ukanyibeta ukicira hirya, ariko uyu mugabo iyo wagendanye n'Imana ntiyagukwepa, ntihabe, reka ntatureka, ahubwo aravuga ati mwana wanjye ndagufata ukuboko tugendane, ahubwo akajisha agakomeza cyane, akajisha agakomeza, agakomeza akavuga aterega sinzakureka, sinzakurekura cyane, sinzagutererana, sinzaguhana. Kugendana n'Imana ni ibanga rikomeye. Imana ishimwe n'ukuri. Imana ishimwe. Yarakoze, twarakoze kuba twaramumenye uyu mugabo, ni iby'agaciro kuba yaradukunze. Ubundi nkawe wari mu ntoki, yari mu ntoki, kugira ngo umenye uyu mugabo agufata akaboko ni ubuntu bwayo. Hari na kimwe se nigeze ntanga. Wari ufite iki se? Nta na kimwe nari mfite, nta na kimwe. Ubundi kera ngo batangaga intungura ngo bakajya gutamba ibitambo, ariko nta gitambo na kimwe nari mfite cyo gutamba. Wari kugikura hehe? Nari kugikura he? Kwa so se, kwa basogokuruza se bawe. Ariko Mana warakoze nuko. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Kugira ngo yemere kudufata tugendane nawe. Ariko ibazo uyu mugabo wemeye kubambwa akabamburwa kubera njye nawe n'abarimo kutwumva. Imana ishimwe. Turaba agaciro imbere y'amaso y'Imana. Imana ishimwe. Yarakoze, yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu kugira ngo aturonke, yamennye amaraso ku musaraba kugira ngo mbeho nawe ubeho, n'abari kutwumva nabo babeho. Imana nihimbazwe. Ariko we warakoze. Ariko uzi ukuntu yabwiye Kuro, yabwiye Kuro ati nzakujya imbere ahataringaniye haringaniye. Haleluya. Ninde se wari kuharinganiza? Nta n'umwe. Hari uwo yari afite se? Ari hese? Nta n'umwe rwose. Ariko Mana, ngo ibihindizo by'ibyuma ngo mbicamo kabiri ubundi mutambuke. Imana ishimwe. Ariko Mana, iyi Mana irakomeye, tuyikomezeho. Kuyikorera nta gihombo, kuyivuga nta soni biduteye. Ni ukuri pe, nta soni, nta soni. Umuririmbyi niwe waririmbye neza avuga ngo nta soni mfite, nguretse iz'ibyaha byanjye. Nta soni kumuvuga, nta soni, nta kimwaro biduteye. Habe tugomba kumuvuga akamamara. Niyamamare Yesu, yamamare n'ukuri. Yarakoze. Ni umugabo w'intwari. Bene data rero twababwiraga kugendana n'Imana, mukomeze mumwikomezeho uyu mugabo, mugendane nawe, kuko kugendana nawe nta gihombo kirimo. N'iryo jambo twabazaniye kuri uyu mugoroba, kugendana n'Imana. Ibindi bisigaye duhana umugisha na Yesu. Umwuka wera ararushaho kugenda asobanura. Erega ubundi nkatwe twebwe turi abana b'abantu, inyama n'amaraso, nta nubwo twabasha no gusobanura, ariko umwuka wera ngo yaje. Umwuka wera niwe ujya usobanura ibintu bigasobanuka. Ajya asobanura n'ukuri. Uzi ko umwuka wera ageze akagusobanura naho utakwisobanura. Umwuka wera ararushaho gusobanura kuruta uko twebwe twasobanura, twebwe nk'abana b'abantu. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Kadusengere kubw'ijambo ry'Imana. Nukuri. Mana turagushimiye. Izina ryawe. Turagushimiye kuri Imana y'amahoro. Turagushimiye kuri Imana yadukunze. Yego. Turagushimiye kuri Imana yatweretse inzira ukatuyobora. Turagushimiye kuri Imana yaduhaye akagakiza ukaduha kugendana nawe. Imana nihimbazwe. Amen. Twebwe twari bantu ki?
iyo uza gukurikiza gakondo Haleluya, ugakurikiza aho dukomoka Imana Uwiteka ishimwe, wagize ntabwo neza. wakabaye warakoze waratwemeye Kristo. haleluya ariko barakoze Yesu ko watuyoboye inzira yo kugendana nawe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kugendana nawe twarabibonye bigira umumaro. Kugendana nawe, iyo umuntu agendanye nawe ntayoba. Haleluya, iyo umuntu agendanye nawe, Imana ishimwe, Mana we, nuze ugendane natwe, nuze utuyobora inzira muri ibihe bikomeye, muri ibihe bitoroshye, muri ibihe by'inzitane. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Sengeye imitima rero yumvise iri jambo mu izina rya Yesu. Reka iri jambo rigende rikora icyo waritumye muri iyi mitima y'abarimo kutwumva n'abarimo kutureba. Imana nihimbazwe. Ubahe kugendana nawe, ubahe kuyoborwa nawe, ubahe kumvira mu izina rya Yesu Kristo. Ubahe gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima muri iyi minsi ya none, muri iyi minsi igoye, muri iyi minsi abantu haleluya. Uwiteka we, ndakuraritse kugira ngo iyi mitima uyisange, uyisure mu izina rya Yesu Kristo. Kuri Icyizere TV, kuri aya masaha, reka ukora ibyo wagombye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Reka uhe umugisha abantu bose batwumvise, usabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.